musore. umeze ute? Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Urakomeje kumva n'urusaku byagenze gute? Muzima ariranye na Karori. Yaje ahoze yanzonze ibibazo by'inyuma urabizi. Karori se cyagisiga kiba mu bishaka? Ari bisiga se bita Karori. Reka ni wa mukuru wanjye. Hari mukuru wawe ufite? Ndamufite yaravangiwe nyine. Nawe yitwa Karori? Yagize uburwayi bwo mu mutwe. Noneho rero numvaga afite urusaku hano. Aje ari gusakuza ahubwo yaranambise. Hano se yahamenye ute? Izuba yahayoberwa. Ubu yayoberwa hano muri umuntu wataha. Muravukana? Turavuka. Naho nakomeje kumva urusaku kubera nari ndimo niryamiye. Numvise rugabanyutse ndavuga ati reka nze manze numva ibyawe bibaye mu muturanyi. Ubwo aragiye nyine niyo twahoze turi gusakuzanya ndamukanza arasohoka aragenda. Ubwo sinzi yagiye komangira. Sawa ubwo nyine ubwo ari amahoro niba byarabaye ubwo byarabaye. Ariko se ntabwo mujya mutekereza kuba mwamujyana mu bitaro? Reka hari mwene wabo wo muri famiye waje ejo bundi mbona yabaye polisi. Nyine ibintu bya famiye nawe urabizi. Urabona amafaranga yo kumujyana kwa muganga ni ikibazo. Rero nari namusabye n'inkunga ndamubwira ati tuzafatanye nyine kujya kumuvuza. Arambwira nyine ngaragenda bitekerezeho. Ubwo nyine ndacyategereje ngewe ubushobozi ni buke. Amafaranga yo nawe. Oya bibaye byakunda umuntu yagira ukuntu abafashamo. Mwakoze nibwo mwene. Nta kibazo rwose gufasha umuvandimwe ni ikintu cyiza. Naho bwari ibyo ubwo nyine mutekereje gukora iki gikorwa mwazabigera nta kibazo. Ndaza kureba umunsi mbipanga umuntu azamujyane kwa muganga. Nta kibazo rero ubipange uzahita umbwira nta kibazo. Nzakubwira bose nzababwira ni benshi babwiye. Kandi bibaye byiza hari n'ukuntu ujya mu rusengero ukaba wavuga ati hari igikorwa nshaka gukora kimeze gutya na gutya abakristo bakaba bagira icyo bagufasha. Ibyo nabyo nibyo ahubwo nabyo ndaza kubikurikirana. Ndi pasiteri wabinyuzaho cyangwa se ukabinyuza kuri mugenzi wanjye ukagira uburyo abitangarizamo mu rusengero bakagufasha. Hajya nabonye uri pasita wo muri ADEPR. Biroroshye kuba uri na pasiteri biroroshye. Byagufasha. Nta kibazo rero ubwo ukanisubirire mu nzu uzambwira. Nta kibazo Yarakuvangiye. Oya nta kibazo. Yeshi. Amakuru yawe se musore? Amakuru ni meza. Harya uranzira? Aya ntabwo muzi isura. Ariko ntabwo nzi amazina nyine. Hari igihe nigeze kuza hano niba natarakwibwe ariko ntabwo nakwibwiye. Rimwe se ahubwo njya mubona inshuro nyinshi uje haragura umuryango. Ahubwo nagize ngo habamo iduka sinzi ibyo uje kuguramo. Oya iduka ntabwo ribamo urabizi ni kwa pasiteri umuntu yahakora n'amashengesho kugira ngo nawe urabizi. Ariko se amasengesho ya buri munsi ko nabonye pasiteri. Oya ariko amasengesho ntabwo aba buri munsi hasa njyewe mbona buri munsi. Ntabwo ari buri munsi ariko ni nk'aho ari buri munsi. Wenda numbonye wenda nutse mu muhanda mvuye mu rugo nkaza ninjira mu gikari cye wenda gize amfashe nk'uko nawe umfashe. Oya inshuro nyinshi ngewe mba ndi hano ko ntabwo njya nkunda kugenda cyane. Hacamo iminsi 3 kaburaje. Ayo ni amasengesho gusa. Buriya no kuba ninjye hano ndi kugira ngo nze wenda twibwirane tumenyane. Burya niyo wajya unambona nshuka nubigiraho n'ikibazo njya mbona wagira ngo nta n'akazi ugira.
se ubu dukora iki hano ndiho ubaze niberamo hano mu gikari nyine hari igihe njya ncomoka nkajya nko gushaka ikiyede mfire mu mashansiye nyine umuntu yajya anakurangira umuntu yabona agafite akakaguharika byaba ari byiza naho kuza hano ni ibisanzwe ni kwa pasiteri nta birenze umuntu aba aje gusa nyine njyewe nari nzi ngo wenda hari nk'ibintu acuruzamo kubera ko nabona guzayo buri munsi dise ikozi ko nuyaha umuhabamo butike oya nyine ni ukuza kwikora amashengesho gutyo cyangwa no kubwana ariko si none ko ukunda kuza umugore wa umugabo atari inshuro nyinshi buriya niba byahuriranye ahubwo umusore twaganiye cyane nitwibwirana njyewe ubundi amazina yanjye ni Gayeri ugira izina rimwe na Kipire Gayeri na Kipire isiko yakwishe izina ryiza cyane njyewe nitwa Omari wowe birumvikana ugira rero umeze nk'umuntu wababaye ntabwo nababaye cyane ntabwo hari ibiba bimbabaje muri njyewe nk'ibiki se wenda ibyo wumva bikubabaza cyane ibimbabaza cyane urugero nk'ubu mfite umuvandimwe niwe mukuru mbese kuri njye yagize ikibazo baramugonze oya ntabwo bamugonze yagize uburwayi bwo mu mutwe ubwo urumva nyine yirirwa agenda mu muhanda ahubwo bazanamwica kwihangana pe kuko utihanganye nawe gushoboye kuba nkawe utihanganye ukurikize ibyo umutima wawe ukubwira ushoboye kugenda wahura nawe wahura uburyo ameze nawe bikaba byakugiraho ingaruka kwihangana byo nyine ni ibintu biba bisanzwe umuntu arabyihangana ahubwo ubwo tumenyanye bikagire ukuntu wenda nagenda ariko igihe naje hano ntukayifate nabi kuko nkunda kuza gusanga hano nabirenze mfashe nabifata nabi se ngewe nta kibazo mfitanye nawe noneho ngende nabi ngenda nta kibazo ntabwo muherekeza nta kibazo Karibu. Mbega pastor ni wowe? Pastor. Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Imana ikumugisha. Imana ishimwe. Reka tuba twicariye hano nta kibazo. Pastor. Yego. Tujye gusenga urabona nayo mucyongo no tujye gusenga. Ariko no munsi wambaye neza cyane. Suzibona se? Wambaye neza. Ibi nibyo bita kwambara nk'umu pastor. Nanjye ariko mukaya ndaje ncokemo. Mukanya? Cyandi kugira ngo akanya twagiye aho. Akanya duta tugenda. Akanya duta tugenda. Ko natari nitegura se pastor. Pastor rero uno munsi nshaka hari akantu nshaka ko tugenda turi no kuganira. Wakambwira ariko nta kibazo. Oya nshaka ko kuganiriza turi kugenda kubya wa mugore wanjye. Burya se pastor ugira ngo ngiye simfite n'ikibazo hano mu rugo. Ikihe kibazo se pastor? Ndumva nameze neza mu mubiri rwose. Uburwayi ni ugutekereza cyane nanjye ntabwo mbizi ariko nyine ndumva sinzi ndumva nta mbaraga pe ubwo muri make warwaye birashoboka kubera Imana nugera mu rusengero rakira ahubwo se ugira mu materaniro ugira ngo kujyayo kugira ngo akazi kanjye none tugakore ubundi iyo umuntu arwaye akajya mu rusengero apfa gusenga gusa yizeye gukira arakira pastor imbaraga zingiza sinzi niba ziguze
ahubwo se nayo naje n'amaguru nzi ko turagenda n'amaguru gake gake tuganira oya nta kibazo n'ejo mu munsi cyangwa se muvuyeyo waza kunganiza nta kibazo. ariko icyari kuba cyiza twari kujya gusenga. Kujya gusenga ntabwo byanze, nanjye ni icyo kibazo kuko hari n'ibyo rega nashaka kukuganiriza. Nyine nanjye nibyo mubwira, hanyuma y'amateraniro waza tukaganira nta kibazo. Okay, ubwo nta ribi nyine reka nigendere ngereyo dutangira amateraniro kare kugira ngo nze kubona undi mwanya nza kugarukira hano kuganiriza. Kandi wihangane kuba mwaye akazi kanjye mugakore. Nta kibazo bibaho rega, umurimo w'Imana ubundi nta muntu waraduhamagaye nta nubwo twabivovotera burya. Byose no kuguma muri Yesu. Aho ngaho. Uransengera. Ndagusengera. Hari akaririmbo kajya kamfasha. Ko baririmba ngo niba uri muri Yesu neza gumamo. Ako karirimbo nanjye kajya gakunda kumfasha. Ujye kumva? Ndakumva cyane kandi nanagakunda. Kariya nkumva buri munsi. Ubwo rero kagereyo ndebe ibyari. Nta kibazo nyine gerayo utaza gukundira abakristo. Ubwo njye tuzagenda gutaha. Nta kibazo pastor, ikibazo neza kandi nawe ugira amateraniro. Sawa. Murakoze cyane.